agace ndababara ese mwana wawe ayiwe murebe muze Jesus! We Jesus. Umwanya mbona kuhamagaye koko. Sorry wallahi. Nuko sinakunda kumva. Nonese uri mu mayekuteri reba ibintu ukuntu byandagaye. Nta nubwo wari kubifata byibura niyo utabyoza ariko ukabishyira uruhande rumwe. Basi mbabara nuko. Ntabwo haraze kuki harangaye. Wari uri gukora ikintu harangaye. Nabyibagiye. Uri muri ekuteri nanjye ntabwo wanyumvisha waguhamagaye ndahangaye. Ariko ibaze ko ubibaza umuntu bazi bangaso. Uruse ntwana umuntu. Simusuza wiki. Oya musuza wiki bantu hagarara. Hari ikintu kimwe ugomba kumenya. Uracyari petit frère mu gihe wageze mu rugo. Sibyo ibintu byose ukabishyira ku ruhande. Nese basi sister meze. Sister meze neza nacyo. Nese ari mu nzu. Sister ari mu nzu twabaduseze. Reka ngiye kumwe. Oya buretse twanze tuganira. Tutisi. None se mbwira. Kuki utamukibwiriza iki? Kuva kera ya mico yawe yakera uracyayimo naginganye. Umaze gukura umaze kuba umuntu w'umugabo. Ndabyumva grand frère. Nuko ndabyumva. Ariko rero reka mubwire ntago iyo mico n'ahandi hantu ibaze n'ahandi. Igihe nazamwarize ninde uzakwakira gutyo kiri wa wundi wa kera. Nyine byatuvanze grand frère. Nawe urabizi bibaho. Ibintu by'abantu batowe nawe urabizi. Nyine urugendo rwagenze gute se? Byagenze neza n'uko. Ariko se muga sister ameze neza ariko. Sister raho nta kibazo urumva niyo badusezere akaba ari hano mu rugo. Urugendo rwagenze neza nacinye ku mupaka bandako. Nigeze kubura ku murongo. Nyine urabona connection urabona ukiva mu Burundi uvuye Bujumbura ukinjira mu Rwanda habanza kuba ibintu bya connection kuntu winjira nyine igihugu kindi. Ndabyumva. Ariko ikintu ugomba kwita cyangwa wiriwe mu mafilime na kuri YouTube kugira ngo umurura gushira. TikTok nawe arazikayigezweho ariko nta birenze. TikTok si umushinga. None se amakuru y'iminsi hare wayeho gute? Kandi ni sawa kuri nta kibazo. Tumeze neza ahubwo nari mpangayikishijwe na sister. Nubise ngaragwa kandi urabizi kariwe yatoye nk'umubyeyi. Urabizi nubwo ndi petit frère narabibonye. Suje grand frère ahubwo ukuntu yatwitayeho yatoye hafi nubwo urabona ko yasimbuye mama bivuge. Yasimbuye mama mbese ahabera na papa. Bana by'amafaranga nakoresheje ngenda yose niwe yaduhaye. Ako ntumvise ngaragwa nagize ihungabana nibwo nahise saba nyine ntandevu bampikonje basi nzove ngaha yarakize. None se ndabona harabyushye cyane. Ufite umuntu muri kubyumva kiri byibura utabatangiye gutekereza n'abantu b'abagabo. Nawe ndabindi byo kubeshyera. Petit frère si mwizera watangiye gutekereza nk'abantu b'abagabo. None se kwe gutekereza kabiri ariko. Nta kibazo ibintu bimeze neza grand frère. Arazi ko ndakuba. Nanjye kuba ariko na petit frère. Ariko nawe uramuzi. Mbere nujye mu sister wacu. Toya hafi. Na wamusimbura sister. Reka basinye kumureba. Sibyo? Wambaba ibi nyene ibi ndaza kubikora. Nta kibazo ariko nyuma nta kibazo. Sister biti. Amakuru. Nukumva neza neza. Neza nta kibazo. Wese uretse ko mu kazi. Nta kibazo. Akazi biragenda. Ahubwo dukoroherwa basi. Ndimo noroherwa meze neza. Wimbeshye. Wimbeshye. Meze neza. Kandi ndi kubona ngaha ku mama hende. Muganga yadusezereye meze neza. Mu kazi biragenda. Mu kazi nta kibazo nasabye uruhusha rw'ukwezi kose. Kwana nabonye ugwaye yabimbwiye grand frère. Ndavuga ati kanze ndakwite. Umeze neza? Gibanza wiyiteho. Menye iby'akazi kawe, menye akazi kawe. Wimbeshye ko mbona hano hameze ko. Oya nta kibazo mfite. Zasema bazikuyemo. Ndakomeye neza neza. Yesu. Urabize basi ko uri sister mukuru. Ninjye wabasigaranye. Watubereye nkama. Wasigaranye turi bato. Urazi ibyo wamfashije. Ubuzima bwose twabaye. Nawe rero uzambere nta ruhuga. Nta kibazo. Ako umeze neza wimbeshye. Meze neza, nje meze neza nakuri.
kandi uri kumbwira ngo bimeze neza meze neza y'amafere bimeze bite ibindi bintu kwa muganga se babahaye ibisubizo bize ibisubizo so y'abadusezeye bamuhaye imiti wowe banza witeho ariko oya kandi ndi kubona reba ino ni iminwa yabaye urakomeye n'iby'uburwayi urakomeye n'iby'uburwayi wowe uzamenye murumuna wawe kandi sibyo kandi ikindi muzamenyera abana muzite ku bana banjye muzabatererana nuko uri kuvuga ayo magambo oya nta bibi urukundo ubwoba oya nta kibazo mfite meze neza karafira hari icyo ubiziho basi uzamenye murumuna wawe wowe muzite ku maraha y'iyi minsi muzajye mu maraha muri kunyumva ariko ubwo murimo muranyumva uzamenye murumuna wawe mujye mugirana inama muzasurane abana banjye mujye mubamenya ku ishuri muzabamenye ndababara humura ameze neza ariko meze neza humura humura ariko sibyo meze neza humura ibyo mubwira urabyumva wowe niko byumva humura humura ndakomeye urukumbeshya se oya uzi ko mbere umubyeyi ntabwo nakubeshya uziyiteho sibyo uzajya umenya kwizigama uzirinda ibiyobyabwenge n'amayoga urumva uzamenye ko tutumva indi imwe kwa papa na mama ndabizi simubizi niyo mpamvu watubera umubyeyi yego kandi ikibi nasize muzacyusa sibyo ndabyumva muzite ku bana banjye muzabibere nka ba nyirarume babi sibyo muzamenye ubwenge ariko ndimo ndababara ndimo ndababara urambwira ko umeze neza ndakomeye humura ayiwe fata amaboko we yahumura humura oya ntabwo humura ntabwo nagutera ubwoba nizera ngo kumeze neza njye nta kibazo uzamenye murumuna wawe abana banjye uzababe hafi urumva uri kubyumva uzaba umugabo uzaba umugabo iyo ntacyo uri kuba barahibaza oya ntabwo bishoboka neza mu iki? Gracias.